iyi foto nkabitegura nkabitekereza mu byiyumviro byanjye no kuntu byagenze. Njye naravuze nti mu gihe abandi bifata bakajya kwiyahura mu migozi cyangwa se bakifata bakajya ku musozi bagahanuka cyangwa bakajya ku nzu, njye numva abantu bita kwa makuza aho kugira ngo njye nandike urupapuro nandike ngo njyewe ngo Delphine ngo bitewe n'uko ngo nakunze umuhungu nkaba ntabasha kumubona cyangwa se nkaba ntamubona, none ngo ndanditse ngo ngiye kwiyahura ngo nzize ko nakunze umuntu ntarabona cyangwa ntazi. Mubona gute mu ndirimbo mu bihangano? Njye ndavuga ni njye basi kugira ngo mubone reka ntege njye hehe Kigali, niho abantu baba, niho ngo abasitari baba, ngo nibwo nzabasha kumubona. Ndatega njye ndahaza ndavuga ni njyewe ukuntu ndi kubibona kuvuga ku munwa mbibwira abantu duturanye iwacu mu byaro ntabwo byakumvikana. Njyewe reka nshake ikinyamakuru cyangwa se umuntu wamfasha wansapotinga havuga icyifuzo cyanjye cyo kuri Israel Mbonyi, mvuga ko mukunda kandi nshaka ko tuzabana. Avuga ni njyewe ntabwo nshaka ko kuzajya ku migozi umugozi, kandi nibaza ndetse gukunda umuntu ni ikosa cyane icyaha. Nimba naramukunze nabizira, abantu nyine baranuka ni benshi cyane banuka, ariko aho kugira ngo njye kwiyahura njye mu mugozi njye nzavuga ikindi kuko njye Mbonyi Israel Mbonyi ndamukunda kandi muza ku mutima. Iyi foto rero uko muri kuyibona mpora nyigendana aho ngiye hose no mu nzu yanjye iba mu cyumba cyanjye. Ubwo hari dufite itari iyo ngiyo ifoto ni iyi ngiyi n'indi iri muri telefone gusa.